cyane. Wa muntu wacu arahari bagusomera icyanditswe kimwe gusa. Ariko abantu bazi gukubagana ye agiye he? Dusomere Abatesalonike ba mbere. Rwandiko Pawulo yandikiye Abatesalonike rwa mbere ibice 5 umurongo wa 23 wonyine. 5:23. Abatesalonike ba mbere ibice 5 umurongo wa 23 haranditswe ngo Imana y'amahoro ibeze rwose kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu n'ubugingo bwanyu n'umubiri zose birarindwe bitazabaho umugayo ubw'Umwami wacu Yesu Kristo azaza. Amen. So mwongeza ongera usubiremo baba. Mwumve ibyo bintu kandi byose ubirinde. Ni wowe murinzi wabyo ibyo byose avuye kuvuga bitazagiraho umugayo. Imana y'amahoro ibeze rwose. Imana y'amahoro ibeze rwose. Kandi mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. Mwebwe ubwanyu n'umwuka wanyu. N'ubugingo n'umubiri byose birarindwe. N'umubiri byose birarindwe. Bitazabaho umugayo ubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Kugeza Umwami wacu Kristo agarutse. Amen. Mukomereze amashyi cyane. Twaganiriye amagambo uyu mukobwa karandika ariko narigiye kumubwira ngo avuge ngo witinya Goliyati uri imbere yawe. Nusoza kwandika shaka ufate mikoro. Twaganirije ijambo ry'Imana muri iyi minsi 3. Ndashimira twakomeje dusubiramo ubuyobozi bw'itorero, ubuyobozi bwa komite, abantu twabanye mu giterane bose, ushumba twasangiye agatuti bari bambaye umugisha cyane. Mu mavuta yanyu mu byubahiro byanyu turabubashe kandi tuzakomeza tubabera abana namwe mutubera ababyeyi. Mutuguye neza cyane, mugaburiye umutara muvuye amazi babasize hano kugira ngo muvomerere umutara utazajya kugumuma mu mwuka. Imana ishimwe kuko muhagaze mu gihe cyanyu neza kandi bari kubikora neza. Natwe twiteguye kwigira mu birenge byanyu, kumvira inama zanyu kandi kurushaho kubitaba tukabakorera ibyo mwifuza ko twakora, ibyo mukazadushoboza byose tuzabikora. Yesu Kristo yakoreye mu byumba bitatu. Icyumba cya mbere yakoreye mu mbaga nyamwinshi, aho yahumuraga impumyi byari muri public yari hanze. Hanyuma yongeye gukorera mu bigishwa, imbere mu bigishwa yakozemo akazi, yakoranye n'abakazi mu bigishwa bagenda bahoranye na bagendanye nabo. Ahantu ha gatatu yakoreye ku musozi wa wenyine. Yasigaga abigishwa agasiga abantu bose akazamuka ku musozi. Umukristo bwabo ku gatuti ntiburiho. Umukristo bwabo kuri pulpit hano kuri gatuti hano kuri stage gustage ngana nta bukristo buriho, nta garandi muhaye, ntabwo buriho, nta bukristo buriho. Umukristo icyambere hano turonshinga imbaraga ziturimo. Hano turagenda tukavoma imbaraga tukaza kuronshinga. Tutagira gusinga imbaraga zikora hano nizano ku gatuti. Oya. Iyi mpamvu bise amateraniro bayashize mu bwinshi mu Kinyarwanda byagakwiye kuba byitwa iteraniro. Ariko impamvu bahise amateraniro nuko wabaje guterana iwawe mu rugo ukahava nta mutima gucira urubanza, ugateranira ku musozi aho tutakureba, hanyuma twese tukaza tugahuza amateraniro. Umukristo hano ku gatuti ntabwo ariho, nta misi afite, nta misi muhari. Umukristo ni uwo mu rugo uko umushumba bivuze, umubyeyi umufasha we cyangwa abana cyangwa ababyeyi bakabanza bakumva umukristo, bakumva umurugo. Umukristo akabanza akaba umukristo mu rugo, umukristo akaba umukristo wo hano hanze, umukristo akaba umukristo wo ku musozi. Ku musozi bakaba bakuzi. Abamarayika basura abantu bagiye ku musozi, bagiye kwiherera, bagiye gufuka, bakaba bakuzi. Mu rugo bakaba bakuzi. Bakamenya neza kuko uhagaze neza mu kuri no mu mwuka, hanyuma itorero rikaba rikuzi. Ariko niba uri umukristo w'itorero gusa turiho, niba uri umukristo mu rugo batazi turiho, niba uri umukristo ivi ritazi, umukristo ivi ritazi nta mukristo afite.
urashaka kugera hakunaniye kugeresha ibirenge, nimba kugenda n'ibirenge ubona aho ushaka kugera hari kukurambira, umuti n'igisubizo ni kigufi cyane, uzapfukama. Hakunaniye kugenza ibirenge, nupfukama uzahagera wihuse. Ahantu wirutse muri marato wari ugakuramo inkweto ukibaza igihe uzabigereraho, ugatekereza igihe uzahagerera, nutahura ibanga rimwe ryo gupfukama uzahagera byihuse. Ni ukuvuga ngo umuntu nakurusha gupfukama azaba yaragusize. Ntabwo imbaraga rero tuzikura ku gatuti, ntabwo imbaraga tuzikura ku gatuti. Twasangiye amagambo yo kwiyegurira Imana mu buzima bwacu bwose, ntabwo ari ubusore gusa, ni ubuzima bwacu bwose. Twasanze tugomba kwiyegurira Imana. Ikintu cya mbere twarebeye hamwe ngo ubukristo ntabwo ari draft. Ubusore dufite uyu munsi ntabwo ari draft, ntabwo turimo kubutoreza ahantu cyangwa tugangiririza ahantu ngo tuzasiba ngo cyangwa duhindure urupapuro. Ibyo twanditse uyu munsi twamaze kubyandika. Niba wabwangije wamaze kubwangiza, nta gihe ufite cyo gufata ibintu ngo wabishize kuri draft. Uzabyimura ukindi gihe, tuzabyimura warabaye umushumba, tuzabyimura warabaye umudiyakoni, tuzabyimura warageze imyaka 50. Nta gihe ufite kubyimura. Ibyo wandika urabyandika bikaba birarangiye. Ubukristo rero ntabwo ari draft. Ubusore bwacu ntabwo ari brilliant, ntabwo turimo kuburya, turimo kubwangiza ngo turacyafite kuzikosora mu yindi minsi. Ntayo dufite. Umunsi dufite duwana. Takabiri twarebeye hamwe, twarebye kumaramaza kwiyegurira Imana. Twasanze wa munsi Yosefu atembera gusiga umwitero, biriya bintu yagezeho ntaba yarabigezeho. Yukina nabyo biragutinza n'uko utabizi, birakudindiza. Hari ibyo watinze kugeraho kubera ibintu bubi. Yosefu yatembera ngo asiga umwitero kwa muka Potifari, hari ibyo ataba yaragezeho. Ibyo tumushimira uyu munsi, impamvu tubera umusore mwiza w'urugero rwiza Yosefu, nuko yemeye gusiga ikoti. Hari ibyaha bimwe bitadusaba gusenga, bidusaba kuzinga amapantaro tugakuramo inkweto tukiga. Ibyaha byose si ugusenga, kwirinda ngo ko masitani uratokesha. Ntabwo batokesha umukobwa, baramuhunga. Uzamutokesha urebe. Icyaha byinshi hari ibidusaba gupfukama tugasenga. Nababwira ko ibigeragezo n'ibyago bitandukanye. Ikigeragezo ni ikintu kiza muri mayise, kikakongorera, kikakwereka ko bishoboka, kikagukura ku Mana, hanyuma ukigasoza utandukanye n'Imana. Ariko icyago ni ikigushitira, hanyuma ukumva kirakubabaje, ariko kijyakubuza ijuru, kicyagutandukanye n'Imana. Uzirinde ikintu kigutandukanye n'Imana, ikintu cy'ikigeragezo kigutandukanye n'Imana. Ariko icyago kubura abana, kubura abana se warangiza ukabura n'ijuru. Ariko wasambana na muka Potifari ukabura ijuru. Ibintu ukina nabyo bimwe, ibyinshi ni ibyakudindije, ibindi byaragufunze, byaragufashe, ibindi nta bw'inyagamubiri ufite, bya bindi wirirwa ukina nabyo bimwe byarakudindije. Uribaza ukibaza impamvu utagera ku byo wifuza, ukibaza urashoboye ukabura igisubizo. Igisubizo nta kindi, hari ibyo wagiyemo biri kukudindiza. Ariko umunsi Yosefu atahura neza ko hano hantu hari agatego, kwa Potifari hari agatego, nubwo bakunze cyane, nubwo bari kumfata neza, ariko uyu mugore arimo aratagetika kukuramo icyo Imana yashizemo. Namaze kubona uyu mugore intego ye ashaka kugura ku Mana. Icyo rero ngomba gukora ni ugukizwa n'aya nameze. Aya maguru bandeyeho niyo agomba kunkiza, hanyuma akamusigira umwitero. Bituma uyu munsi tumuvuga. Mushumba Dawidi yamukuyeyo aramutubwira, turanga Dawidi afite ahantu yasigaga bene se, akava mu rugo akajya ahantu hitwa mu ntama, akajya kuvoma imbaraga. Ageze mu mbaraga neza atahuye, amenye neza ko umuntu ututse Imana
akayitukana n'ubwoko bwayo, akayisuzugura. Nta kindi yicishwa uko ijambo ry'Imana rivuga, yicishwa amabuye. Iyo Dawidi adasoma ijambo ry'Imana agafata inkota ngo nice Goliya, yari kumwe. Iyo afata intwaro zikomeye za kirimbuzi ngo yice Goliya, yari gupfa. Goliya yagombaga kwicwa n'ijambo ry'Imana. Goliya yagombaga kwicwa n'amabuye gusa kuko Bibiliya iri kuvuga